Guys, noneho uyu munsi mbazaniye akantu kadasanzwe nkuko sanzwe mbazanira udushya dutandukanye. Uyu munsi rero nkuzaniye akantu wakora ukabasha kubona message bakoreza bakazisiba kuri WhatsApp ndetse n'izindi application, bakaba basibiza message utarazibona cyangwa amaze kuzibona. Ndetse hari n'ifoto bakunda kohereza kuri WhatsApp ya view once yo kureba ishuri imwe ubundi barangiza ukayibura. Ndagira ngo nkwereke application wakoresha ubundi ukabasha kubona izo message. Nimba uri tayari kurikira tujyana akantu ku kandi. Guys, nawe bajya bakoreza message ukazibura kubera ko bazisibye, cyangwa ubutumwa bari bashyize ahantu runaka bagahita busiba ugahangayikishwa nuko utabusomye, cyangwa bakakohereza ifoto ya view once, ya foto ureba ishuri imwe ukayibura ushaka no kuba wayitunga muri telefone. Nkurikira akantu ku kandi nkwereka ukuntu byoroshye, ukuntu wajya ubona ubwo butumwa bakoreje bakabusiba. Mbere na mbere urajya muri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha. Urajya muri Play Store, ngiye nkoresha Play Store, uyijyeho. Numara kujya kuri Play Store urajya muri search, hasacingirwa application, wandikemo wamuri WAML. Urabona uko nabyanditsemo guys, uko navuga icyongereza kose cyambere nuko ubyumva wamuri. Then turi wese bayinyereka kuko rigeze kwisacinga, then ukore search irahitiza. Dore application shaka rero ni iyi ngiyi, iya kabiri, mujye muyitegereza tuyesitare. Kadutegereze banze ijye muri telefoni, irarihuta cyane ntabwo utinda rwose nuko nta nubwo iremereye. Iri kuza nkuko bigaragara, urabona ko irangije kujya muri telefone, ari kutubwira ati installed. Then ndahita asubira inyuma nyirebe muri telefone nyifungure, wamuri WAML ngiyi sasa. Murayiruzi WAML, nikandeho kugira ngo nyemerere kuzajya noneho ibika bwa butumwa. Tuhita dukanda kuri accept, murayiruzi. Nti nkanda kuri enable notification, murayibona nze enabling, nyemerere kuzajya mbona notification ku bushake bwanjye. Hande kuri allow, nsubira inyuma ho gato, mpite nkanda kuri next, murayiruzi. Nongere nkande kuri next, murayiruzi. Noneho mpe ya application message bazajya basiba nkabasha kuzisoma. Ni iyihe? Yenda njyewe kuko tugambiriye WhatsApp, reka nemeze kuri WhatsApp. Then nkande kuri allow, nkomeze. Tayari noneho ngiye kuyemerera gufata umwanya muri ya telefoni yanjye
kugira ngo izo message zijye zibasha kwibika. Ndakanda kuri use this folder. Allow. Then nongere ndi kuri next. Nkomeze limitation next. Privacy bigomba kubibangarika next nanone. Then mfifure kuri V. Tayari ubu message zose bazajya basiba nzajya mbasha kuzibona zaje hano. Message attachment ngibyo ukabura birangije. Guys, nimba iyi video igufashije isangize bagenzi bawe bashe kumenya amakuru, kandi wowe wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora nyaboneka wigenda utankoreye subscribe kandi ukomeze kunshyigikira. Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.